Amahoro y'Imana rero akomeze abane nawe ukomeje kugenda ukurikira ibiganiro bitandukanye by'Isumo TV, umugisha n'umuti n'umunezero udashira cyangwa se udakama abikomeze bibane nawe mu buzima bwawe bwose ndetse n'umuryango wawe wose. Ndongera nkomeje gusuhuza abantu mwese mudukurikira muherereye mu ntara y'Amajyepfo, mu ntara y'Uburengerazuba ndetse n'Uburasirazuba n'intara y'Amajyaruguru n'umujyi wa Kigali. Mwese dukomeje kugenda tubaha ikaze muri iki kiganiro. Nanone reka ikaze abantu dukurikira ari muri diaspora, muri Uganda, Tanzania, Kenya, Congo, Burundi, South Africa, Malawi, Mozambique ndetse na Zambia, abari muri Afrika y'Amajyaruguru ndetse n'Uburasirazuba n'Uburengerazuba. Mwese umuhogisha n'amahoro bikomeze bibahore. Uyu munsi rero dufite amakuru agiye atandukanye agenda avuga muri transfers iri hano mu Rwanda, ndetse tugiye kubagezaho urutonde rw'abakinnyi bari bo bose 11 bakomeye barangije amasezerano mu ekipe bagiye baherereye mu rutonde. Rero ni urutonde rurimo abakinnyi nk'aba Hakizimana Muhajir, ba Usengimana Faustin, abakinnyi barimo ba Clement Nigena n'abandi bakinnyi rero bagiye batandukanye. Bose tugenda tubabanyuramo umwe ku wundi. Bityo usabwa no gukora subscribe hano ku Isumo TV, ubundi ugakomeza kugenda ubona ibiganiro byiza. Eka nanone tubibutse kandi ko turi kumwe na MTCC Limited, aho ikugeza serivisi zitandukanye z'ubwubatsi zirimo designing, execution, supervision, kuba yakugira inama cyangwa se counsel, kuba yakugira inama ndetse no kuba yagufasha kukuzanira ibikoresho cyangwa se kuba wayituma ikakugezaho ibikoresho. Ibyo byose rero ni MTCC Limited cyangwa se Bahita Contractors and Consultants Limited. Rero uyikeneye wahamagara kuri 0788 32639 maze ugahabwa service wasabye. Nanone turi kumwe na Aldeje Studio, aho igufasha gukora ibikorwa byawe bikagera ku rwego mpuzamahanga. Ngo nimba byagaragaraga hano mu Rwanda ukaba wabyerekana abanyamahanga bose bakagenda babibona binyuze muri live streaming, videography, photography, graphic design, branding, promotion ndetse n'ibijyanye na social media management. Byose rero bigenda bikorwa na Aldeje Studio, aho igenda igufasha kugenda umurika ibikorwa byawe mu buryo butandukanye. Ahangaha rero ukeneye muri service izo ngizo zose wahamagara kuri 08828838 maze ukabasha kugenda ubona service zigiye zitandukanye Aldeje Studio igenda igutegurira. Sasa nanjye rero ukugezaho ayino amakuru kano kanya ni rutura. Anga rero amakuru yo ni akagaruka ku Isumo TV, komeza bibanire n'Isumo TV. Anga rero amakuru mashyashya agezweho ni urutonde rw'abakinnyi tugiye kongera 11 beza, ariko ntabwo ari 11 bonyine bari muri champion Rwanda, ahubwo ni abeza mu bagiye kurangiza amasezerano mu ekipe bagiye baherereyemo. Aba bakinnyi rero nibo bari ku isoko, nibo bakinnyi beza bari ku isoko muri iki gihugu cyacu cy'u Rwanda. Ni mu mpera z'uyu mwaka wa champion 2021-2022, aho abakipe menshi ategereje kugenda agura abakinnyi. Twakomeje kugenda tubabwira transfer ndetse n'amakuru agenda avuga ku ma transfers muri Rayon Sport ndetse no muri APR, Kiyovu, Polisi na AS Kigali. Twagiye tuzibamenyesha, ariko reka none tubamenyeshe abakinnyi beza muri rusange aya makipe azagenda aguramo abakinnyi, abandi bakagenda bajya hanze. Ahangaha rero umukinnyi wa mbere ni umukinnyi witwa Kimenyi Yves, ni umuzamu w'ikipe y'igihugu y'Amavubi ndetse akaba n'umuzamu wa ikipe ya Kiyovu Sport Club. Undi mukinnyi ni Nzigimana Mackenzie, ni umukinnyi ukina mu bwugarizi ku ruhande rw'iburyo muri ekipe ya Rayon Sport. Nawe ni umwe mu bari buze gusoza amasezerano muri mpera z'iyi shampiyona. Undi mukinnyi rero ni Ishimwe Christian, ni umukinnyi w'ikipe ya AS Kigali, aho nawe arimo arasoza amasezerano ye muri iyi ekipe ya AS Kigali. Undi ni Nigena Clement, ni umukinnyi ukina hagati mu bwugarizi bwa Rayon Sport cyangwa se muri Central Defense ya Rayon Sport. Ahangaha rero uyu mukinnyi rero ni umukinnyi uri kugenda uvuga cyane ko ashobora kwerekeza muri ekipe ya PLFC, ariko nanone bikavuga ko akivugana na Rayon Sport. Umukinnyi wundi uri gusoza amasezerano ye ni Usengimana Faustin.
Mushimana Faustin mwagiye mumumenya muri equipe atandukanye muri Rayon Sport, APR FC, arasohoka ajya hanze, yakinye muri equipe zigiye zitandukanye zo nyinshi mugiye muzizi. Ni umwe rero mu bakinyi nawe beza bashobora kuba bazahindura equipe muri iyi sama cyangwa se bakongera amasezerano muri equipe basanzwe bakinira. Kina rero equipe ya polisi n'ikipe y'igihugu cy'u Rwanda. Ruboneka Jean Bosco rero nawe ni umukinnyi umwe wagiye ugarukwaho ko ari umukinnyi equipe ya Rayon Sport kugenda iganiza, ariko hakaba nta byinshi yigeze agenda we yitangariza cyangwa se inshuti ze zigenda zitangaza zivuga kuri transfer yo muri Rayon ndetse n'iyo bid yahawe yo kugira ngo abe yajoininga Gikundiro Murera maze abashe kuba nawe yagira. Nawe yari umukinnyi wa equipe ya APR FC. Undi mukinnyi ni Osalue Rafael ni umukinnyi wa equipe ya Bugesera FC. Uyu nguyu rero nawe ni umukinnyi ukomoka muri Nigeria ukina mu kibuga hagati. Uyu rero yakinnye ikipe ya Bugesera yayigezemo mu mwaka wa 2020, asinyira imyaka 2 irangirana n'uyu mwaka wa shampiyona. Uyu mwaka uyu munyanigeria niwe bivuga ko yaba agiye kumvikana n'equipe ya Rayon Sport cyangwa se akajya muri AS do Kigali. Uyu ndi mukinnyi ni Muire Keve nawe ni umukinnyi wagiye ugaragara cyane muri transfer rumors ziri hano hanze zigiye zitandukanye. Ahangaha twagiye tubabwira ko amakuru tugenda tubabwira kuri transfers ari amakuru abagiye cicikana, atari ibyo tuba duhamya ko umukinnyi yamaze gusinya. Umukinnyi uzasinya tuzabereka ukuntu byose byagenze, tuvuga ko yasinya, tunabereka ibimenyetso ko yasinye. Mwebwe mujye mumenya ni amakuru abacicikana, uyakeneye ajye ayareba, ariko abantu baca muri comment bakatubwira nabi. Ntabwo tuba twabwiye ko ari amakuru ya nyuma na nyuma ko umukinnyi yamaze gusinya. Nyabona ko kantu mugende mukanota, mutubanire natwe tugende tubagezaho amakuru twishimye cyane. Ariko ikiza nuko abenshi mu bakunzi b'Isumo TV bagenda batubwira ati murakora cyane, mukomeze mugire ko haje ibintu mugenda mutugezaho biba ari byiza cyane. Nanone mukinnyi Hakizimana Muhajir niwe tugezeho equipe ya polisi, nawe arasoza amasezerano. Ahangaha rero uyu mukinnyi yasoza amasezerano mu mpera z'uyu mwaka wa shampiyona, aho yari ari gukina rero equipe ya polisi FC, ariko bikaba bivuga ko yamaze kumvikana na equipe ya Rayon Sport. Uyu mukinnyi rero nawe ni umukinnyi mwiza cyane equipe ya Rayon Sport iri kugenda ishaka. Nanone undi mukinnyi ugezweho muri kano kanya nawe uri mu bakinnyi bagenda, ni umukinnyi wa equipe ya Musanze FC witwa Emmanuel Arnold Okwi. Rero ni umukinnyi rutazamu ikipe ya Musanze FC, yinjiye mu mwaka wo kwakira 2024 isimira kugeza mu mwaka w'imikino wa 2022 urangiye. Uyu mukinnyi rero nawe ni umukinnyi wagiye bigaragaza ko atari umukinnyi w'umuswa cyane, dore ko abaturage bari Musanze bamuririmba bagenda bavuga bati uyu ni umukinnyi Imana yatwihereye, igenda iduha umugisha ndetse igenda iduha amahirwe kugenda tumubyaza umusaruro. Ni umukinnyi rero w'umuhanga cyane, nawe wagiye akora ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Nanone umukinnyi w'umunyagana Michael Sarpon, umukinnyi waciye muri Rayon Sport ndetse ayivamo yerekera muri equipe ya Young Africans Simba Sports yagiye muri Simba Sports. Yagiye muri Simba Sports Club rero ahita akinamo, ariko ntibyaza kumukundira neza. Uyu mukinnyi rero ni umwe mu bakinnyi b'ingenzi bari buze kuba basoje amasezerano muri iyi shampiyona y'u Rwanda, dore ko afite ibigwi bigiye bitandukanye byatuma abantu benshi mugenda mumwibuka ahantu henshi agiye hatandukanye. Bari muramwibuka ukuntu yagiye akora amadiri menshi agiye atandukanye, ndavuga diri zo mu kibuga. Ahangaha rero babara abakinnyi 11 b'ingenzi equipe zigomba kugenda zigura cyangwa se bagomba kugenda bahinduranya ama equipe bakaba muri equipe imwe bava mu yindi. Ariko ntabwo ari bano bakinnyi bonyine bahari gusa, abanywa abakinnyi bazwi cyane b'abastari, niyo mpamvu aribo twagiye tugarukaho. Rero nimukeneye ibindi byegeranyo bigiye bitandukanye, ukomeze uwirebere Isumo TV, tugiye kujya tuguha ibyegeranyo, uduhigo twagiye turanga iyi shampiyona yacu y'u Rwanda, ndetse no kuva iyi shampiyona yatangira y'u Rwanda, kuva football yatangira mu Rwanda, kuva amateka y'Amavubi
ndetse amarushanwa agiye yitabira n'ibindi byose bigiye bitandukanye, byose ni ku Isumo TV. Amahoro y'Imana rero akomeze abane nawe. Reka tubibutse kandi ko tuba turi kumwe na MTCC Limited cyangwa se Mahita Contractors and Consultants Limited, aho igufasha kugenda ubona serivisi zitandukanye z'ubwubatsi zirimo design, execution, supervision, kuba yakugezaho ibikoresho ndetse no kuba yagufasha kukugira inama mu myubakire yawe. Nanone ushobora kuba wayituma igushakira icyangombwa kijyanye no kubaka, maze ukabasha kugenda umera neza cyane, utura mu mujyi cyangwa se mu cyaro ariko usirimutse. Ahangana rero kuri 078 36339. Nanone tuba turi kumwe na Aldeje Studio, aho ikugezaho serivisi zitandukanye za live streaming, videography, photography, graphic design, branding, promotion na digital marketing. Ndavuga abantu bakeneye kuba batuma YouTube channel zabo zigenda zizamuka zikamera neza cyane. Abantu bafite ama YouTube channel yagwingiye, mwese mugende mwegera Aldeje Studio igende igufasha muri izo service. Hamwe kuri 0787288381 maze ubone service nziza Aldeje Studio igenda ikugezaho umunsi ku wundi. Aho rero uri muri diaspora, aho ngaho uri muri Afrika y'Epfo, muri Lesotho, muri Mozambique, Zambia, Malawi, abari muri za Seychelles, muri za Comoros, abari muri za Madagascar, za Centrafrica, mwese turabasuje bageshi bacu mugenda mudukurikira muri ayo ruguru muri za Centrafrica, ndetse n'abagenzi bacu bari muri za Nigeria, Ghana, Egypt ndetse n'ibindi bihugu bigiye bitandukanye. Mwese tugiye tubaha ikaze. Abari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika rero, namwe za Canada, muri za Mexico, mwese Imana ikomeze kugenda ibaha umugisha muri umuryango munini kandi dukunda cyane. Twishimira kubona namwe muri bamwe mu bantu bagenda bareba video zacu zigiye zitandukanye. Nanone ndakomeza kugenda nshimira wowe wakanze subscribe, ndetse nawe utarakanda subscribe ngusaba gukomeza kuyikana kugira ngo bane ni Isumo TV muri programu zayo zigiye zitandukanye zivuga kuri sport. Isumo TV turi sport ndetse n'ibiganiro by'ubwenge. Amahoro y'Imana rero n'imigisha bikomeze biguhoreho.